Mabuja ngewe ibintu uri kumbaza ntago mbizi neza ariko ikintu nibuka nuko nibuka yuko boss yazanye umugore ubwa mbere akaza n'uwa kabiri akaza n'uwa gatatu. Reba uriya mugore uramuzi? Egera hano reba ni wowe ndi kubwira. Ndimo ndareba neza. Unama neza uyu mugore uramuzi? Umugore wenda muzi dusanzwe tuziranye bisanzwe. Uramuzi? Uyu mugore uramuzi? Dusanzwe tuziranye bisanzwe. Uyu mugore uramuzi? Ndamuzi dusanzwe tuziranye. None se kuzirana nuko uyu ndagari ndayawe ndabumajya mane. Uyu we wamubonye? Reba. Uruko mureba? Muga. Reba. Aho bigeze rero. Ibi ni ibikubaha. Aho bigeze. Cyakoza mana wa mugabo we. Inganira nayo. Okay. Umanuka ndi muganga Rutebuka. Kirinyatsi zose imivumo yose watejwe n'abagore uterwa nibyo bagufatiriyemo byose bituma utanyurwa n'umugore wawe ugahora urarikira abandi bagore ukajya mutajyamye mu buriri kumva wabyuka kare kare ugatanga keya mu bandi bagore ariko iwawe ndushobore kuyitanga. Ndi muganga Rutebuka ndaguhumanuye imbaraga zose mbi n'ubushobozi bwose bw'abatware bisi y'umwijima mbagukuyemo. Umanuka ndi muganga Rutebuka. Mabuja ngewe ibintu uri kumbaza ntago mbizi neza ariko ikintu nibuka nuko nibuka yuko boss yazanye umugore ubwa mbere akaza n'uwa kabiri akaza n'uwa gatatu. Cyagiye wagiye Dubai. Ibi ni ntago mbizi. Umugore wa mbere wa kabiri wa gatatu. Umukobwa ntabeshyara. Kandi Jewe nzana umugore wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Nacyagiye namuzanye ryari umuzana mu buryo. Nacyagiye mwabwiye ngo kubasasira ngo nabatekera koko. Umushitsi wadusuye ntabwo yadusuye mu cyumba cy'abashitsi. Yegeza wamusase mu cyumba cyanjye. Ibintu uvuga ni Mabuja n'ukuri kw'Imana. Ibintu uvuga mureka gushinze mubaye uretse abanza gushinze. Anshinje he ubwo mufite ibyo muganira we hagati. Ngaho nyumvira. Ufite cyamye ibintu uvuga. Nkazinduka mu gitondo ndi kujya guhiga naho nawe uri gaho nyumvira uyu mukozi hari icyo mupfa kujya ari kukubeshyera ntacyo ari kukubeshyeraho ntago ari kukubeshyera ibintu bishoboka ntago ari kukubeshyera. Niyo mpamvu mbona wazanye umuntu ntazi hano hose badutereje cyamunara abana ntibakiga naho we uba wibereye muri ibyo ngibyo nanjye ngo ndi guhigira urugo naho sinzi ibyabaye. Aho ya uri muri ni kwa mukobwa wajye uvugisha ukuru kareka bose reka n'izina ry'Imana ngo bwiye so ubyibuka cya gihe umbwira ngo ibi bintu ntago ndi kubyumva sindi no kubisasira ndamenya n'ibyari byo. Reba imitungo yose twari dufite kunyangana naho no kwirirwa ubisesagura mu bagore ngaho nsobana ahantu byaba byaragiye. Uyu mukobwa arimo arakubeshya nimba igihe umuntu ntago kibaho ntago umuntu ahomba ntago bizi. Aha ngaho ntacyo dore uyu mugabo no muvuzi namuzanye kugira ngo adusobanurire. Wazanye umuvuzi hano ariko kubeshya ariko uyu nguwe aratubwiza ngaho nakubwiza ukuri nimba wamuzanye nko wizeye ngaho nakubwiza ukuri mbamuzanye nko wizeye. Ariko ubundi uranze ngende muganga Rutebuka. Yego. Madamu zagukuye he? Mvuye wanjye kuko nge mfite urugo mfite umugore kandi urabona ko ndi umugabo ndabwo ndi umusore. Ku buryo mu mbyusa mu gitondo cya kare gutya. None niba mumbamagaye sinari kubura kuza. Hari ikindi imbere yeho. Ntacyo noneho. Ubwo se yambamagaye atakubwiye konje. Ntago yambwiye. Ariko ubwo ntacyo ikibazo afite gikemure nimba ari nge rumwe kosa ati bimenyekana. Ufite yenyine se cyangwa niba nge ntago mbizi ngewe nzi ko nahombye mutungo. Umuntu arahomba wari wese bagahomba bigakunda. Imana yagira icyo bigenze kongera kunguka bikacamo ariko nimba yarakuzanye nk'umuntu yizeye gira icyo ukora nyine urayimbaye nta kibazo rwose. Wowe kuki wakoze ikosa ryo kumpamagara mutabivuganye rwose muga ntacyo nakubeshya ibintu icyo ni icyambere ni ikosa ribi kuko butahaye umugabo w'agaciro. Ntago twumvikana kubera ko turi guhomba mu rugo nubwo turarana ariko wagira ngo ntago turarana kubera ibintu biri kutubaho natwe tutazi byari byo. Reba twarahomye najyaga kurangura nkaza nareba ngiye kumva numva bateje na cyamunara abana ntago bakiga nyine kubera kuntu turi guhomba nta kintu niyo mpamvu ntago turi kumvikana mu rugo. None se ko mbona hagati yanyu mudahuje n'induri bunyishyure ku gikorwa ngiye kugwambwiye ko nze kureba impamvu yateye uru rugo
ubukene murimo mwari murabaka yaguhamagaye abizi ko agomba kwishyura hari ikibazo uranyishyura muga ibyo nahombye ni byinshi nta kibazo ndakwishyura ndemera ngo uzaguze mpamagarire imiryango ariko nkwishyure nta kibazo izi mbaka murimo rero uranyumva neza mutware w'uru rugo ndakumva neza nawe izi mbaka murimo ni iz'ubusa mureke mbereke ngemba w'umurongo w'iki kibazo cyanyu kuko byanga byakunda ndabimenya wakoreraga he imodoka wazicururizaga he nihagana he imodoka inshuro nyinshi nzitumiza Dubai zikaza nkazitangira inaha mu Rwanda nzikuye amajerwa ariko nyine urumva igihombo nyine kiri kugenda kiza gake ariko ntago byagakwiye kuba intambara ngo bibe intambara ku mukozi n'umugore we ntago ari byiza nk'uyu mukozi nkawe uranshinja gute kuko uranshinja ushaka kunteranya n'umugore wanjye oya bose ntabwo ari kuguteranya n'umugore n'ukuri kw'Imana ariko nawe urabyibuka wewe gabanyangiyewe ceceka hano nahageze ndikamara mbaka ndongera no kugira ibyo uvuga kuko twe icyo tubereyeho ni ugufasha abanyarwanda n'isi yose umuntu wese twiyambaje turamufasha hogira ngo murinde mwarwana mwicane muri kubona abagore n'abagabo bari kwicana mu gihugu cyacu abandi bakicana hanze muri Afrika bireze no hanze Burayi bireze mugagiye ikintu ushaka kumenya cyambere kubwongera kumenya izo ndaya zaba zarantwariye imitungo cyangwa uyu mugabo yaba yaranyanyagijemo iyo mitungo sikuru kubivuga nicyo kintu cyambere nshaka kumenya ndashaka kumenya izo ndaya umva ko njyewe njya mu ndaya njyewe uzijyamo ntago njya mu ndaya njye ntago njya mu ndaya utumve ibyo umukozi wavuga muganga se reka muganga dusobanurire reka muganga tuvurire muganga arahari wamuzanye si wamuzanye umwizeye se yego ngaho ntago ugira icyo gusobanurira agasigane kanyu singakeneye ubwo yarakuze waruhamamaga muzi kutanze njyewe ngo witwa nde harya nitwa muganga Rutebuka ni njyewe rero ingono urayizi uzi kisobanura ingono ntago nzi ikikora byenda niwe uyikoresha ariko byenda madamu yaguhamagaye abizi byose singi uyikoresha ahubwo nubwo nyifite ariko irimo imbaraga zidasanzwe icyo nashaka kukubwira ngo uce bugufi n'uyu mugore wace bugufi urwego murimo nuko mungana deja ntabwo muri abantu bo kwifata guke muri gusigane biki urumva we afite ikibazo mu burini guke mwaraye afite ikibazo nuko nguko nuko twaraye urumva atari ikibazo se ni ikibazo gikomeye ikambafasha wa mugabo we nawe wa mudamu we se kurwa ushinja umugabo sanze ari we ubikora oya Dubai sono ndi habaga basheri oya ngiye ntacyo ndi kwishinza ntacyo numva okay ari weho nawe umwerere kagaragara natwe nibyo dushaka noneho nzanira ibase hari kandi nisanga mbeshya ndamwirukana uramwirukana ngiye sinageze hano ufite uburenganzira bwo kwirukana umugore wamfashije kumushaka se nuwawe ariko akakanya aho ndi hano ngiye mfite uburenganzira bwo kumwirukana kuko nagize uburenganzira bwawe ngiye sinaje gusenya cyangwa naje kuba ubwo twunge niyako ninsanga ngiye wambeshyera akaba ariwe biriho ndamwirukana nisanga ari wo biri hose warakwirukana aranyirukana iwanjye se none uri bukora iki ubwo turicara hasi dusasa agasambi tuganira okay banzanira ibase rero bayikuzanire zanira ibase bayikuza ariko se mugaye gukuye he yanguye ngiye ndi umunyarwanda yego ndi umunyarwanda kandi ndahari umunyarwanda icyo kibazo ufite ni kenzanire n'amazi ya icyo kibazo cyo kwirigura ndi umunyarwanda yagukuye he rwose ko muhungu wanjye nzanira igitabo kiri hariya ku ntufu nzanire hariya yanguye he yagukuye n'ibitari ibyo genda kibazo n'ibitari mfite ikibazo rero utuze dore umugabo mugenzi wanjye nduze ako ngenze ko nta n'ikibazo mfite icyo ngeneye siko nta mahoro mu rugo rwawe amahoro nanjye ndayashaka cyane kandi nkeneye ko duhura nk'umuntu w'umugabo wateye imbere urabona reba urwego uriho wari umaze kuba iyo umuntu ageze mu rwego rwo kuba ufite imodoka ari majerwa ugenda ukaranga ukazana si urwego rurerure none si gusiga rugenda n'ibirenge ndana siripu ufite ubwo urabona urwo rwego rw'ugeze aharirwa ni ikibazo gikomeye ariko ubundi ntabwo wambwiza ukuri imbere ikintu cyaguteye ibi bintu muga nta kibazo mfite
nta kibazo mfite nta nubwo wanyongorera ngo umbwire ibintu biri hano uri kwibona ko uri umwere umugore wawe ni iyo nza kuba naguhamagarira kukubwiza ukuri kwanjye kose eh uretse ko ntari bukubeshye ariko nta kibazo mfite ngiye singenere ibyo mbwira reka nikorere nta kibazo mfite rwose Ngiye- wewe kora ibyawe urebe nimba ari njye ufite ikibazo cyangwa ari madamu